uko tubona urumva njyewe imisi ndashaka ngo ubu wanjye nanje nda n'umuntu wahangora agize umuntu ushaka urupfu asama impyisi ubu ni sanga hagarara washano we ushaka ubu ni sanga amategeko gaga amafaranga ganje ariko rero ntabwo ari ukuganyaranyaraho nagakubwiye uzi amafaranga ugiye kumba ni imfashanyo ugiye kumbereza cyangwa ugiye kumba nzaga kugarurira wumvise ko ari mu masaha 3 kandi kakaba gungutse ariko nawe ndi wakungukisha mu masaha 3 cyo ngaho rero niba ari ntago urafatiro rere ariko nawe ndumva tiranya nibibazo cyangwa naragaruye amafaranga kandi nawe ariko rero ngomba gushira amategeko gagaga nyirabutaro mu mudugudu wibonye miki nibonye miki ciki ugiye kuntukira ubusa wombereza amafaranga isaha imwe amasabi amasaha 3 byibuza nduravuga ngo gamane n'umunsi nzagazana ejo mu gitondo nje niko mbigenzaga niko nguzaga iyo mushobora mugakuraho riri yazina mugashaka irindi zi amba waje kugashakira handi zasa ko nyirabutaro ndakibazo nashaka kumva uko byari bimeze nyikubitira ibyo bicera indagaruka nge niyo nabane mu masabiri nge nakwishura nje kugaguhura gushinyanga ariko nawe ugendeho gake ntibiri burukundo naraho ngo nukugiye kumbereza amafaranga y'ingendo zaga kwishura singahaho nisutamiye nyirabutarure ndamwafatiranye mu ndugucyo ya nawe undi rero nagize gucya madamu wanye ndamuzamuye maze kumuzamura oye niziguzanye dukeye ngo nangaho ushaka harya mbone ushaka ngo 30 ebeke 30 sikora ko yivugisha amatabagombe simvugisha itama rimwe wari kwa no kukurura umujosi gwageze nko muri ndiza uri kugukurura katurara mukunyisha banirebeyeho ubu mukunyisha uranyirukanza ndakwirukanga zinye mbita amaguru go kwiruka nje ndakubwiye ngo uramutse utanyishuye nakuriza ndiza n'amaguru akoraho ndo ukomeza kundongera imitongero iramba tazi ya gusoga kurira muri mwe ngagabo ubwo ntore kwibwira ngo ubwo ntaguhaye urupapuro nje ubu ntabwo uzi n'ibintu biri kukujumera nje ndakibazo mvite akira wo kakirirwa singusubiza amafaranga aho urambereza amafaranga urenzeho n'ibitutsi tuvuganye sangahe oya ubu ni sangahe mbo sejo si ubwo none turi kwa mbere nzagazana ejo kwa kabiri twahita amafaranga anje wa umva retse atanse nje kuzajuranyinisha mbawe kuzajuramenyera nta kintu pfana nawe n'ubu umuntu byo kugusayidira nukuri kw'Imana wumvishe ntabwo nabuza abantu nguza amafaranga ganje wumvishe ngo umugore wanjye arabyariye mu rugo muza amafaranga go kwishura kwa kubyari yarambyariye si oya urambwira ngo uramurima twagwatishije uzagaruka uti akuzagaruka utaho ujwangare hangaha ubona amafaranga bizazamuka gute ahubwo niyo ndi kukubaza nawe ukambaza none ubwo urumva nzakora amafaranga gisabune agumunyu agamuca ikopa abezo nzayabona mbone nako nakwishura shaka ukura muri mugaruka ubundi duhinge tweze tugurishe tubone amafaranga honda gura ibintu wemeze nk'isafuriya n'ibyo ushoboye gusa we hurisha hano mu rugo nari suri kugira ngo nkore iki se wowe wabicizemo ngo ura muri mato ugwatisha none kugushiramo kuvuga ngo no kugura umunyu wikunanire wamaze cyane mu rugo umugabo ninde mu rugo gabori gw'ibisiga none umugabo niwe ukora byose umva shaka amafaranga ura muri mato tugomboze umva je rero nkubwire kandi ukadakubura buri munsi nakubwiye ngo shaka n'ukuntu waje gufurira abantu birakunanira ura muri makuri kukwepesha uko ndi kuvugaho ntugira icyo bivugaho bite arega iby'umurima ndi kubyumva ariko ko naherutse rimwene wacu ugeze ku mafaranga urahinduka koko ubwo umaze kuyakubita mu ntoki sinugiye kugavugira hidunduri ntabwo ari idunduri ndagakwishura ahubwo wowe mukesho wenda nakibaza ariko mwakwimenyeza gukora mukaja murakora n'imisiri ariko sinone baturimenyeza gukora gano amafaranga nahoze ndikubwira ngo kugambaye ntago ubusa ndondaga kwishura ubu dufite sangahe nico chaka kukubaza evyo ndabwo bindeba niwe bireba dore dufite saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 10 nimwe nkubone hano n'amafaranga ganje kandi inyungu yago ajya gushaka inyungu yange kw'ibihumbi 30 ibihumbi 30 n'ibihumbi 333 umba bare ni catano ndaguhada uri kugihande wowe kubera ko nabuza agomba abongaguza ariko rero abantu barabimenyeye mbagwe ntumenyere ariko nawe ndabundi mbagwe ntunzamurira isukari ugu n'umwuga nkoraga nashatse kandi gumfitiye inyungu kandi gurukunde azimera gugateza n'imbere igihugu muri rusanga ngaho mba barutandera n'umwaka ungagata dore mvuye iwawe
mama ariko ubu ni nkaho nacira no ku iki kibabi urasanga gumye n'ubundi urambona ariko rero kandi nukuri nuko mbaga muri bino bintu ngitonda ngakomeza kukubwira ubundi mbishaka uhombona uya mbishaka ubundi wangura kundi kumva bakomeje kundongera uko mwa amafaranga ngakugarurire ubundi wangura wandware kiburanirwa utandera guca ngo ntabwo ari guco bumvikanaga niba amafaranga ntabwo ndi kuguhenda ndi kuvuga nawe sibiki niba ndaza cyangwa ubire wabonaga kubyariye amazi nk'ibisusi ntabwo utse ushaka kumenya umuntu uramuhemukira wibeshe iwawe inzu nyisanye nyibambure mwese uragira tubigenze guteka amafaranga yabuze ubwo reka nkubwire ukuntu tugiye kubigenza dufashe umwanzuro ko kare mu gitondo ubyukira ku ipero kandi ushaka iki amafaranga nanjye bagira ngo ushaka amafaranga nabigerageje rimwe si nta muntu wamikiyede kuko bazi ko si ubunyana bwawe se akazi nako koze ibirenge byonyine gusa ariko se wabaye ute twiga ukuntu amafaranga ari buboneke ariko ureke kuba urambwira gutyo tubyige gute nta kuri turabyiga nukuja kuyakorera nyine hari ukuntu nako ndi kumva muri kugigirana mu bayiki niswa yananiye mwana wa nako nese ko urenge unyikorera twabuze amafaranga erega ubu uri kubaza iki mu minsi ibiri imbere urarya iki hatagira umuntu uheranwa n'agahinda cyangwa agira ikindi kibazo ari kujya muri bibazo amoko yose babwira ko byaciye ukubiri no kubukene wabonye mama y'amanota imishashe yasanye none none uri kuvuga ngo ubundi twebwe no turicara kuri nuza nyine ku mwanya w'abapato nibyo nikubwira y'amafaranga azanye nimugoroba naryamye yari hejuru ayadarapa hejuru none ari ukuri none agenda kureba wayishaguje oya nje najyanye guca nje nibona amavura ari mu kirere ndivu wakadamu uri mu kirere numva arantibije kuri ngo uri mu kirere akamubwira kadamu kuva mama yafungura banki nkamenya ko ubu yateye imbere rero bayitaga banke rambere ngarureba banke rambere twaciye ukubiri n'ubukene neza neza nje wakimuhaye ariko nanje narabashigikiye ariko gara amafaranga nta kundi yaranatangiza umushinga gundi gutari gufungura banki akorwa nubwo nje mbona batugenera gurinjisha umva kandi aziti ndinjishe gute kandi utabinyishe cyo gitekerezo kuri umuntu mukuru waza kukigira gute kirimo inyungu kandi none ujewe narakuretse ngo ukigire kugira nje mbunganire ariko ahuko kudutanyuze kwa Karori mwe kwa Karori naho tumubwira atazaje kuguza amafaranga hano rubaye ibintu ukuntu nabonye biri gukora kwa Karori kuko bari ukwivunagura abo twakitahira bo bakabyira je n'ubwa mbere n'ubwa nyuma mvuze iri tangazo uzishwa n'ubukene n'akazi ke utazabyumva n'akazi ke twese turabamenyesha je n'akadomoro mama yafunguye banki ari kuguza amafaranga yarangiza kuyaguza ukayashara ukayakoresha ibyo yakoresha nyuma y'amasaha make ukayagarura yungutse ngahe rero ibihumbi 100 biri kunguka ibihumbi 10 kubera rya cyisa akoruba basha mu promotion ku bantu b'inshuti z'umuryango za hafi nk'ubu nkakibugurashe mu rugo uri kugira ngo promotion yaje ubwo rero akazi kitujye kwa turi kubyina tuzatera imbere dutera imbere tuzatera imbere nimutuzatugirira umushiha twa dufite mama tuzatera imbere ubwo se namwe wabimenye ibishise kandi nyabutari afite banki kandi iri kugurizana abantu ni ukuri nyabutari so hantu utarahefa hamwe no kwagwaje ukundi ego genda muko nayo gusatagurika ubu yabantu bandi ari kuguriza abantu ego cyane mugabo twanyarukirayo twe turi kwibazaho turakura amafaranga ubwo rero igisubizo kirabonetse ariko si none dufata amafaranga tuzayishura iki none se tugiye kuyakoresha akabyara inyungu ubundi tukamwishyura aha ko tugende uramenye se utazayarimanganya cyo tugenda ahubwo ni banki tudasanga ahubwo amaze gushira ayo mafaranga uzigusha amaguru vuba vuba nico ukundiraga hano baraje barashaka kwivanga mu buzima bw'umuntu bazi ngo nawe ushoye ndi igicucure Nyabutaru wiriwe nakize yewe iyo numvije ikintu cya wafunguye nanje ni ngomba ngo nakize bakubwemo nafunguye igihe kiko ndagenda kugisiga ca marere wewe gusa ukumva itangazo nawe ntaryumvise ngo nibijanye n'iki ku mafaranga ufite ngo wafunguye banke wayisajya Korodete wayisende ndi kugusa nibyo nanje nibyo ndi kukubaza bakarambere okerambere none uri kugenzwa n'iki nanje nshaka kudumbinga 30
we hose kandi rero numvise bavuze ngo nugera ku myaka 30 kuzamura ngo wowe ntabwo ndi kuguza umuntu udafite ubwanwa ntagakungungiranaga n'abo bantu bameze gutya ngo mukecuru ni izina ry'Imana ihoraho ko nanyabutorero nzubwo nkatwe waburi kuduhora uri kwikunguta niba narihaye gahunda nkabanza amategeko ndi kugenderaho urampatago ntapana abanyabutorero ga yuko yaranga muntu yanjye nge narayitara ntabwo uranyigisha ntabwo ndusha ubwenge nazo bakagasura nakubuto abanyabutorero nawe uje urareba ucishe mu maso yawe je ntukandebe guca mfite mamu nduto reba uyu mutsi kuno wahindutse umutuku ibyo birakureba urayanyimye pe ndagiye ugenda uje kubyigisha inka Nyabugogo ndagiye nyirabutaro apfira mu rugo w'intera stress nta kibazo ubwo nyine ufite ibigabura yahasha heka amaboko ndabizi ariko ndabizi birakureba si ariko nk'ubu nzabigenza ne mu rugo umudugudu nzabaha agasopo ngeze naryo nawe umuntu urukureba uraje uripanguye wikubisa mu buzima bw'umuntu hanjye nyirabutarura wantwara iki yakaramye n'iyikamena ubu noneho narara heza eba ko natambika n'utujumba bara neza bamatorawe umunsi nanjye narara ahantu hameze neza niko naza n'utujumba mu rugo ariko se ibijumba ko bitari byerara ariko kamera ahangaha wapi bintabwo ko suru nzakora iki koko abandi bazajya bahinga beze ngewe urupaca ningira ngo nahinze birumbe dore bijuma nta kintu ntakoze ifumbire yose nayishyizemo byose n'ibikibona narikorera ariko rwose none byaranze akosubira ndi wanteye umwaka koko ubu akagahinda mfite kazashira gute oya kuva ibijumba nta birimo ibijumba kujya ibijumba nabihagaritse kandi akabona nebe ko ukwezi kwazashira hakazaho akandi gashoro reka nebe mwibije sinasuramira mu ngumi rebe ko wenda ahari n'ibishimbo none byarahaze ariko si bwo kumaranga muzakora iki koko kazamura kandi kasicari ariko se mwe yabyaye rubanda n'akadomo ariko sharimo niko sha ni mutuma y'ibishimbo byanjye bitera ndakomeye se shankomere ndakomeye imyaka yankunye uraho shaka domo maze rero uhora undebere iyi mbwa igiye gupfa itumbaga igihanga kandi n'umusaza atinyaga nyina ubu mbagwe ari hehe kwari ngaho saa 11 zigobyemo mwabantu b'Imana ubaze ngo ndi Yesu rero witangiye abari mwisi ko ndamuca amaberera reka nigereyeyo niticara yinyishura nje ntabwo nwaga yisansi ntabwo nwaga amazi buretse nkwereke ntabwo yamenyera bene aka kageni ico nkubwiye co ngiye kugenda nari y'amavubi gagandi gabushari ndamushahura ariko rero ndaje ndacunga n'abantu ndaje ndaha amafaranga ubu nk'uyu ngo ntiyaranyoyoye ubwonko kubona nari igihe ntakinze banki yanje ko nyagasani ko mana yanje yewe nzaguza n'ibisama hasi ko bari baraza bakagayoragura bari kugayoragurira ubusa nasize ntakinze hejuru yo guta umutwe wenda ndakora umurimo w'amafaranga n'umukecuru nzabivamo asikegawe yagwe ufuri nayo ndaza kuzayihinduza nzagura yayindi mwigiraga Mani ishobora byose koko mani ihoraho mani tuyahirageho mwijuru Zishiri yureka tugakomeza tukiyicarira hariya wansuka wowe reka ngubwire ndabwo ngomba kukujyana ahantu hamwe kuko ni wowe mwiza wanjye uri kubyumva buriya noneho iyo akazuba kakumuritseho hari uburyo ucanaga nkuma ndabwo ngikeneye ririya zuba hano niho wakunze aha hano bahita ku gasozi k'Abahinde uri kubyumva ubwo rero nawe uri umuhinde sinumva ngukunda none si mbese iyo ndi kukureba hari ibintu tumaga ndekereza muri guno mubiri gwanjye bikajya biramanuka bikamanuka ngumva biri kumanuka ngahano
niyo mpamvu mwikundira rata nta kintu utankorera. none si hari umuntu wavuze ngo umukobwa ngagiraga ku ngufu wowe urahagiraga ku ngufu njye siko ndi uwawe ku ngufu nabangira hirya. aha ngira akantu kamwe hano ni ukuri sibyo ngomba nkubwire njye hari byinshi ndi gushaka kugukora sibyo ibiki shari hari agakanzu nabonye urumva agakanzu kagakanzu bambaraga hano hando wakagaragara ndagukuba ari sawa karankwiye tuzajye kukareba se byari na hando njaka kukindikisha shiri bazakagukopa akora nawe nduzajya urambaza gutyo we emera ko ibintu byose ndumva shiri nabyemeye ahubwo ariko man ibintu byo komeza kungora bizargiye bizangwaza umutima ariga nduwawe noneho hari akantu nagize buriya ari umuntu wona ari imvite gahunda niwe njaka kujya kureba umuzishira ushaka kunsiga umva uzasigazwa inyuma n'amateka usigara gusa sasha mwana rubana iterambere narasigaye byararangiye dore ubu singihinga ngo neza hose wamubwira ngo singihinga ngo neza impagararo mpagaze yibonye uri kuyibona sikadoro uri kumubona ndikubona uheruka ikivuguto cya Adesa rero wibesha aho ngaho aya ni amafaranga uhagaze ku kano kanya simwavuga ngo nyumba kumi ngo ni wowe ukira mwikaritse nyirabutarure yafunguye banki wayita banki Rambere oya Canada afite amafaranga mama wanyusi umva vuga ngo umuyobozi wo mwikaritsiye ubayoboye ku mafaranga rupaca ikintu usabwa ni ikintu kimwe ngira neza cyane aho ngaho tugusobanurira ubujumba bwawe uri kugera mu rugo cyambwira mama akagukubita amafaranga mubyire akayaguhanira akayaguha amafaranga ukagenda ugashora ukunguka warangiza ukazana inyungu tukishuhira rero rupaca ikintu gisabwa ari kubeshya si mukuru wawe weho niyo icara aho ngaho icara mbese ubundi icara wote kugana weho icara rero ukuntu ubimeze uyu munsi nararandiye noneho kujya wuzaze ujya ushaka kibona mama iterambere yazanye mu mudugudu ni normal rupa rero kanze nkubwire ikintu gwera mu bwana bwawe wifuzaga utari wakibona mu buzima bwanjye bwose rero ngiye kubabwira igikorwa cy'ikiduruduru cy'ikiduruduru cyiza rero nabo bakobwa tujya kuyatura abacuruzi nta kibazo uzongera kugira abakobwa ariko sha ntago wa mukobwa kana kuza yanyanze mu amafaranga ngiraga kwa nyabutare bajya guhaga gahebuzo abakobwa urababona niba ushaka n'Imana barayikuzanira uyifate guca yujane wawe mu nzu yibike ubundi reka mbara ibintu muri kuvuga koko nibyo amafaranga bari kuyatanga rupa ntago turi gutinda mu magambo ushaka amafaranga ndagashaka ahubwo niba warayagendanye uyampereze wewe tugende usinye so ufite umurima mwa so gufite mbwira ibisabwa rero utanga amafaranga iyo ufite umutungo mama ari guhita kwizera ntago bivuga ngo rupaca ngwiki niba azi neza ko ufite umurima yawe kwitana miliyoni 500 navukanye umuruho Jalo pacha biranze rero. Suzi ko w'amafaranga wari yabona. Aka karima niko nari mfite imbere nako kanze kwe. Icyo nicyo gisubizo rero. Kadomo. Rundi rupa impamvu nkubwire wewe impamvu nkubwire ibintu bisase ku murongo. Rupa. Yemere apfe kukemera. Wagica cyako byibye. Biri kubyaje twabatekereje hano ngumudugudu. Tubona ko kujya mukire ari uko kwanyabutatu tugomba kuzana gasha. Agasha twazanye rero niyo bitwa banki Rambere official. Dore ukuntu rero ibintu bimwe. Ajya amagambo menshi turagusika twigera tuje gukira abandi. Umuntu nawumbe hube. Nawumbe. Ufite akakarimo. Ndagafite. Nakacanaka. Oya sasa kasi kameze nk'ibiye. Dore naka ngaka ariko naka karahari. Ujya zira hakunesha. Naka karahari ariko ntago rero. Ufite cya kintu bitaga igipapuro cy'ubutaka. Umva na n'ubu ngubu ahubwo ni bari cyo musha. Kanyero kajya kuki. Oya umva ariko mubwire. Kuza. Weho. Cara. Reka mubwire. Je reka nzamubwire kamubwire. Ufite igipapuro cy'ubutaka. Ndagifite cyane. Ugomba kukizana mu rugo rero. Ukazana n'ikaramu yitwa bike cyangwa beyifa. Oya azazana beyifa. Azazana beyifa. Niyo yaraga umutima. None wowe ukigira mu rugo uzavuga ati nyabutarure nahageze nahita kubye ati nahageze n'abahungu banje ugomba kuzana igipapuro tukakigusinyiraho twe mu rugo nk'umuryango nyine ntabwo dushaka umuntu wo hanze uzana undi muntu no ukemera ko tugoye amafaranga ukayafata nyuma y'icyumweru cyayo umunsi niyo tugoye miliyoni ugomba kuzana
miliyoni oya 30 ni nyinshi oya dushira ibiciro kuva ari blue pasha dushira ibiciro hasi ngo rupaca mwagwavuga umva miliyoni ndo miliyoni uzazana miliyoni imwe n'igice nta kibazo amafaranga yature hasi nibyo bisabwa nta kintu ntacyo ahubwo siga ari ntabwo gashize oya ahubwo sikadomo reka mubwire reka tumane tugera na rupaca muru rupaca oya ahubwo ntabwo mwansiga niba muzi neza ko amafaranga gahari ntarazira ubusa mumbwira tujyane na rupaca muru yego mwihute ahubwo kumbona se hafunze nese se yarari hano Claude wagira avuga ibintu uhagazeho nyirabutare ramubwira yarari hano kandi n'abana be bari kubivuga nese kujya ndenze hiye yarangase kuri banki barafunga ubu umuntu ufite amafaranga afungisha ingufu nimeza guca behenera waje n'imisuzi yakonere muhanye none se nibagize ikibazo akabara hanagiye ariko ibibazo ubwo iri pata rigaragara hano hari amafaranga yewe nje mba numiwe cyo kora nyirabutare nibaje nyirabutare ufite banki nese n'abana be ko bari kubivuga ubwo ahantu reba ibinonko biri guhirima hasi reba ururugi reba hano hasi reba umucucu ahantu hari amafaranga yewe nyimenya turashakira kandi nakubwiye umwuga wawe waje wabari inkuru wagezeho ako se w'intoki nese wamutegereza ukamanza wareba ibyari ubu reba inzira yose nyuzemo amaguru mbondaguye hasi reba ibirenge byanyitutu kubera kugenda unduhirije ubusa ariko se wimutuka wowe wimubwira nabi hari ziba kandi umushikira mu makosa aya makosa se nimbe yaranyuze hano agasanga bari kuguriza abantu amafaranga akaba arahagiye reka nyirabutare uraze tumubaze ukuntu ariko usibye ubushisho ufite mu mutwe gwawe urukubona inzira y'amafaranga ewe ubona nyirabutare uko ameze n'uko asa n'uko agenda n'iriya sura ye ubona yagira amafaranga atayagira ubona rubanda kuri ameze aruresha n'imkigo y'inkoko ubona akadomo urasha n'iburiti ubona bari yagira amafaranga yewe umva se hari umuntu ngiye kureba ashiri kandi ugiye kunsiga oya ndabwo ndagusiga kandi ubwiye ngo hari umuntu ugiye kureba iryo shamba ndabona bikubwiye ko iryo hambara ibintu biri kugaragaza iryo shamba nyine si kwambwiye kuzabinyogoshera wowe umva ukanyira umera mbagwe sinjyaga kwaswa ako wahasa uyu ni mushiki wawe se mu rukundo akoze birakureba mushiki wawe ntagukoramo ubwanwa bwa nyoko se ariko uburuzi ko umugore wawe yenda kubyara indese weho dore uyu ni umugabo ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki ariko kubwira mushiki wanjye ariko kandi gifonyo ugira amagambo mushiki wanjye niba yenda kubyara birakureba mushiki wawe se none ukamuhahira mukamuhanaga mu nzu imwe urumva nta magambo uri kubyumva mva nta magambo ufite umugore ni mushiki wanjye uramuyobewe uyu nguyu afite umugore seti yawe uramuyobewe sikati hasi none ni sikati acandi imbere man mbimbere urumva mbimbere shiri wamuretse mbimbere avuge se avuga iki ko bazaye barakora ibintu batazi aragusunungera n'agakinaga nawe ntibazajya barakuyaza mu mu we bazajya barareba urukundo rwanjye n'ugwawe bifite gahunda biri kujya biragira gutya bikagira gutya bikagira noneho wowe ugahita wumva ibintu biturutse ku ruhande naringize ngo kuko uramufite disi noneho kazuba kajye we mana mbese ko umva kakandi ndatuntu iyo nzomye aho hantu mburaga ubwenge sheri wanjye we noneho egamira hano ahagutya ni ngewe wagukunda ariko ga amafaranga twagamaze twayamaze twambwiye kurabona ndise mbitandu ndi kujya gukura amafaranga twambwiye kuragenda bakaguha yandi hari ahantu ndi kuyakura ngewe ndi umukire tuzasubira hari nambaye nakaga kanzu bamubwiye kuzaba waguze kariya ko niyo mpamvu ngukunda kuzaba waguze mba nta wagusumba rwose ndakwikundira cyane noneho njyaka ngo ndebe kwa kundi nyine utereka amaso ariko ako kandi ukurebaga bakitaga nyiramwiza ungena ndebe ka rukundo akandi ka rukundo ariko mana kari washimira mwintindi reka ngutwa oya rupa ibiseke byabishwa narigize ngo we uragura amatora Dodoma ariko rupaca rero ikindi kintu nagiye ukubyiga kugira ngo amafaranga no gupima umusarani n'ubugwayi no kugita zateza ibibazo ufashe ubutaka bwawe ugapfagara byaba ibibazo byaba ari ibibazo ariko tuweka gusa nta kibazo oya ni ugupima umusarane bakagupima n'ubugwayi inzoka amafaranga wabanye wakize nibyo ngibyo nari nshaka reka twigendere kuwagira amagambo mwe nani ransubije biragusubiza nyine ariko nawe bishobora kuguhegana sibyo ndi kukubwira ubundi weho burakiri kunyumvara ariko ntacyo buracyumvisha yewe shaho umva shaho umera nyirabutaro
uraho makuru yawe amakuru ki ni meza uvuye gushaka icarire aha dore ubuguru kwasi batari ibirere byo gucanisha utugiye none si kuturutse hirya wamuturungwa n'imbagwe ntago umboneye ku miti igiturusi yakoze yankoze ibintu nyagasani yakoze n'ibidakorwa ntawe umboneye kuturutse iyi ngiyi dore mbagwe mubonye hari hirya mu gashamba bagwe mubonye mu gashamba noneho ubwo bivuga ngo nkubajije ari uko koko wamubonye bagwe mubonye mu gashamba ari kumwe n'umukobwa reka si uzi ukuntu umukobwa ameze wawe Mariya Jani arahagaze aricaye batigo mbonye yari ari mu gashamba w'inkereza nahagana hehe dore ni hari hirya numinuka gutya urahita iwawe yabaye wari umfashije we uhaza ukajya kuhanyereka ubwo asuze ibintu arimo ari mu bice ariko ko ndi kumva uri kuba ari inkuru nkaho ugiye gupfa uwo mukobwa atekereza ko yanamuheneye iki ibyo nkubwiye nibyo uko yakavuye iwanjye ntabwo yigeze ataha ndararuzi iki nubundi ndaje ndaha imisega ndaje ndaha imituru bizanankwa amafaranga yanjye gazagwa kagwa mu ruzi ibintu ntabwo byumvikana pe abaye nari byo yanabyumvishe yaba ari imiteka mutwe Nyirabutarura reka dutegereze turebe nyirabutarura Nyirabutarura umuteka mutwe ndamuzi amafaranga yo muri ayo bihohoteye singize mukomera mama ariye Korodine yaratubwiye ngo mama wawe afite banke mu ikibazo ufite ni iki ariko ruba tuzi ariko amafaranga yaje ibyiza babibabwiye ibyiza baba bafite banki ari gutanga amafaranga Korodine nayabesha babwiye mama Kadomoro ni urabaho ukuri dore Rubanda agashiramo ariko reka nkubaza rubasha kumufunga reka nkubaza ayo mafaranga muri kwanga ugarahanga gagaragarira hehe wundi ariko bari mu kibazo kajya bari gushaka amafaranga gare ubu inzira mu mafaranga urwo muri kudupinga waje nimba uri gupinga ibintu byacu ijyane shayini imiteka mutwe muri gutekera Rubanda mu mwanya wanjye narankunda garagaza ko amafaranga barabizi Kadomoro abangaba bareke nakasa mutwe ahubwo kajungu yewe mumbwire agire nigende mu bitekerezo byacu twarebye turitegereza turavuga ati ntitwashiraho imikwege na za beto nubundi aya ni mabanka yarabikoraga umwihariko wacu nubuhe yo gushaka ifata n'ingufuri za ariko ubundi kamubiye urapayutse ubundi iki naco ni igihoto kiraho ngaho gusa iki naco ni imitwe muri guteka kajungu ariko se uzi neza ko urugutuka umukira umwana w'umukira wa mbere mu karitsiye wa mugabo wacisha yego mukire we yewe uko tubona urumva njyewe mbese ndashaka ngo ubu wanjye nanjye uwawe nda n'umuntu wahangora agize n'umuntu ushaka urupfu asoma impyisi ubu ni sanga hagarara washano we ngushaka ubu ni sanga twavuganye ngo iki sa uraretse ibyo byanyu nk'igisimba twavuganye ngo iki akondo uvuga urukunjiro ni sanga nyine none urukongera mu byo gute byawe hereza amafaranga ganje ariko rero nase koko nakoze icyari kintu nago nase namwe murabona abantu bicare biturije arewe uzi byana byawe byananiwe gutereta arewe ndi kwiteretera unguye ku mukobwa ntabwo uri kumbona ntabwo nzi nta gahunda dufitanye nje nawe komera mere komera naringe urabibwira siko naringe kuza ninjye kureba bwampereza nje kugifatira amafaranga se twavuganye ejo ngo danejo njyewe yinde ako kanwa kamvuga ejo ntabwo karya nabwo muhereza parido amafaranga gawe hari kibazo nahuye nacyo noneho maze guhura n'ico kibazo wari uzi ko nakubwiye ngo nagiye kubyara ariko mushango nzica umuntu muri umudugudu cango oya umba nzakwice wewe reka mbisobanura ko nawe ndogira itwara ngo isasu ndakubwiye ngo ndakwice kandi nanakwihambira mana yanjye kana mafaranga ninde wanyoyeje ngo ngafate nibara abana babagiye bari kuva mu mudugudu ngo mama ari gutanga amafaranga ngo baragutaka arindagire narinzi uramvuze nabi koko kwenda narimvuze nabi haguruka ikintu kiraje tuje kugifasha ngaho unyumvire oya nata wataha nimba utabishaka nige turavugana uyu mumureke nimwite kose watuje sidukeneye amafaranga weho ikintu cyane ngo ibintu nukomeza tuzakorana urugo nta mafaranga arimo ngende bivuze ko inkuru nta mafaranga arimo namwe muri gushaka amafaranga makuru kubona n'amasa n'abanywe cyo mu business tuba turabaganiza umva kayungu no kuvuga ngo rero
amafaranga yo murayabona avuga ikibazo avuga amafaranga ngo ikibisabwa ni iki gisa vuga ngo ya ikubera kubiye nabi uyamwime yose uyama ngaho dodoriye minwa yawe ngo bweje gura numva hasabwe injungu ushaka kugira umugabo we watuze ariko inzira amafaranga yo mubona imiteka mutwe kajyunguri umva ibintu bisabwa nukuba afite ikintu gihingwanye amafaranga ushaka gufata sini ikibazo ushaka 500 urukumva ubwo urazana igipapuro cy'umutaka cy'inzu yawe cyangwa wumvise manza wari cyangwa sufite ubwo n'urubyaro rutatu umugore n'umwana ubwo urasiga umuntu umwe udusigiye unari bujana amafaranga kandi ikintu kajyunguri kiri ikintu kinakomeye kitanabaye mu byo kitabo tugomba gupima umusarane ukumva tukagupima ubuzima ufite kuno buhagaze tukareba kwasanga ubwo ubuzima ufite atari bwiza tukabiparika kwa n'ubundi umuteka mutwe mwifetiye umva rero rubanda uyu nguyu nta mafaranga ashaka njyewe mu nguye ahantu mu mugira ngo mu mbuto amafaranga ni nabo bashaka amafaranga ubwo si wazanye umufuka urayashiramo urya amafaranga g'umuntu mwumve mwayaconshomera we munyirate mbagwe munyirate ng'umuntu akubonye nyine ng'umuntu akubonye uri kumva atagucyo yovuga ngo none ndabazi amafaranga anje mwabaga gamvuna nge none atabaza ngaba kuri kumva none atabaza jewe si none atabaza urugo mudugudu baranze none umva ati ukeneye akoze none rero ndebe kuzi uyu mukecurura asinagukoreye wibesha undwanye nguhekenye umutima ngengeraga ikibazo cy'ibifu nutuma bicika birakureba ufite ifu bingahe se amarabaraga bazi akuru kumbabaza asindihenera barakoze kukubaga akugira ngo nteze ibibazo yo kubaga ukanafuga ariko ndenda ndava ariko mbagwe n'icyo ushaka wanjana reka kuba ngo imbere ariko nawe ndabwo ndwara gucyo ngihene batugenda wambasire ako kajyungu umuntu ari kukubwira ibintu ukagira ngo nta matwi ufite yo kubyumva nimba udashaka amafaranga genda oya turayakeneye petero muzika turagakeneye nimba amafaranga mama agiye kuza ubu hari indi serivisi yaragiye ubabwire ko mama agiye induha ngo nje ndikureba dore ngo bashaka amafaranga hanyuma siruba nije musirikare ubuzi yuko uyu nguyu yarankuye amenye aho ndi kuja kumwishyura numuha nyina ariko simubaga mwagiye hehe mu by'ukuri mubaga mwagiye hehe mukuri yayafashe se yayafashe amafaranga none yanze kuyayishyura garihe none siruba kumutari kumpaga amafaranga nigende ruko mutagaraga amafaranga kubona imanza zimbanya kangari ngo amafaranga wakira fata 30 agomba kunyishuraho 3 by'inyungu 30 sekandi bigenze kubitinyana yimba umva umuntu hanuje kuguza amafaranga muri banke yacu nta muntu uduhezaga twebwe yashatse kuduheza turamuhezaga amafaranga y'umushahara nzabagira ni mu yagura hambira igegera gasiya ugiye gukubita inyana y'imbwa wakibutufu we wagihuhwa we wagifuka we uru ruhombora kubita imbwa isamoke kubita imbwa isamoke